guys, meze mute? Kanizere ko meze neza, nanjye meze neza, kandi n'abatameze neza no kuri muhumure Imana yafite ku mutima. Ngiye nitwa Tesi nkuko mubibona, mukande subscribe, like, share and comment kuri Tesi na Kami TV show. Ngiye mbagezaho ibiganiro byiza. Ubushize nababwiye uko wamenya umugore uguca inyuma. Ubu ngiye kubabwira uko wamenya umugabo uguca inyuma. Mbere yuko mbibabwira nyine mukore subscribe, sibyo se, mukore share, like na comment, ubundi nyine ngiye mbibagezaho umunsi ku wundi. Rero nshuti zanjye, gucana inyuma bimaze kuba icyorezo cyugarije isi. Bikaba biza no kwisonga ku mpamvu zituma ingo zisenyuka. Ku bagabo hari impamvu nyinshi zatuma ingo zabo zisenyuka kubera abagore babo. Impamvu zituma umugabo aguca inyuma: ashobora kubura umutuzo mu rugo. Nkuko tubizi twese, mu rugo niho umuntu aturiza, nk'iyo avuye mu kazi akaba nk'iyo uvuye mu kazi ukaba wafata utuzi ukoga ukaryama ukaruhuka, cyangwa se ukaba wakirebera movie, nyine ukicara ukareba movie. Ariko nk'iyo umugabo wenda avuye mu kazi aje akagusuhuza umugore we, umuciye amazi, ufunze umutwe, ibyo ntabwo ari byiza. Cyangwa wansukiye amazi ukanjyanira muri douche ukamuca amazi, icyo gihe byatuma umugabo wawe ashobora kuba byamurakaza, akaba yajya mu bandi bagore akajya kuguca inyuma, cyangwa se akabura icyo yari akwitezeho umugore wawe. Ubundi umugabo agutoranya mu bandi hari icyo akubonamo, ashaka ko hari icyo mwageraho mwe nk'umuryango, hari icyo nyine akwitezeho abana, akwitezeho kuba wamufata neza ukamuha keya. Ariko nk'iyo akuzanye mu rugo ibyo byose akabibura, ibyo byaba impamvu yo kuba yaguca inyuma. Ikindi, agahararo. Nk'iyo muri guteretana we nyine mukitana sheri shushu, mugiteretana akakubwira ngo ino ndebe, ushobora nko gukaraba inshuro nk'eshatu cyangwa enye kugira ngo ujye kumureba, ukitera makeup kugira ngo use neza, nyine ugaragare mu maso ye usa neza. Ariko iyo kugejeje mu rugo nyine uba ntibindeba, ukaba utakaraba, ugasanga uri kunuka nk'agasamunyiga, urasa nabi. Niba waranabyaye uhora ufite amashereka ku mabere, nyine ku myenda yawe ntiwamesa, nyine ukicara ukarambya, ukumva nyine ko yakugejeje mu rugo. Ariko muri icyo gihe menya neza ko hari abandi bana basa neza ashobora kuba yajya kureba mu gihe uri kumunukira. Niba ugeze mu rugo iyiteho use neza, kuko nyine ibyo bishobora kuba yaguhararukwa, abonye usa nabi akajya ajya mu bandi nyine kuguca inyuma. Iyiteho wisa nabi ngo nuko ngo yakugejeje mu rugo uri kumunukira usa nabi. Iyiteho nyine. Ikintu rero kizakwereka ko umugabo wawe aguca inyuma: arakuzinukwa, akaba yataha wenda avuye mu kazi ntagusuhuze, nyine ukabona ntacyo bimubwiye kuba yakuvugisha, akaba yajya mu buriri akiryamira cyangwa akicara akareba televiziyo atakuvugisha. Yaba anakuvugishije akakuvugisha nyine n'amahane n'umutima mubi n'umushiha. Icyo kintu kizakwereka ko aguca inyuma nubona ko atakwitayeho. Ikindi, guhinduka byihuse. Umugabo wawe nahinduka byihuse ugasanga yahindutse mu myambarire, uko yajyaga yambara siko cyambara, cyangwa niba yajyaga kwambara wenda agiye mu kazi agahita yambara agahita yigendera. Ariko nubona ahindutse, ukabona atinze mu nzu ari gushaka ibyo yambara, agahita amuyu akaba arawuretse, agahita amuyu akaba awuretse, nyine agatinzwa mu nzu no gushaka ibyo yambara. Cyangwa se agahindura ibyo yaryaga, ibiryo yaryaga ukabona arabihinduye, inyogosho yogosheshaga ukabona arayiretse, cyangwa niba yanasukaga, nyine hari abagabo banasuka ukabona ariyogoshesheje. Menya neza ko hari umuntu uri gutuma akora ibyo bintu muri icyo gihe. Ikindi, gutaha igicuku. Niba umugabo we yajyaga ataha kare
saa mbiri akaba yageze mu rugo, saa moya akaba yageze mu rugo, ariko ubu umwanya munini asigaye awumara hanze mu gasozi, akaguha impamvu zo ngo yagize akazi kenshi, abakiriya babaye benshi, nyine akishimira guhora hanze y'urugo rwe. Gira amakenga kuko uwo mugabo ashobora kuba ari kuguca inyuma. Ikindi cyakwereka ko umugabo wawe aguca inyuma, kuba nyamwigenda, ubundi ibintu byanyu byose mwabiganiragaho, icyo agiye gukora, icyo ugiye gukora. Niba afite urugendo akabwira sheri wanjye uyu munsi ndajya aha, niba nawe ufite urugendo aho ati nanjye ndajya aha sheri, ariko ubu nta kikubwira. Ibintu byose usiga bimenya ari uko byabaye. Ikindi, niba mwajyaga musohokana mukishima, ubu nta kigusohokana, ahubwo ntibikimushimisha kuba mwasohokana. Rero menya ko umugabo ari kuguca inyuma, niba ibintu mwajyaga mukorana usigaye ubimenya ari uko byabaye. Ikindi nkivuge gutera, ikindi kizakwereka ko umugabo wawe aguca inyuma, akugerekaho ibintu, nyine akugerekaho amakosa buri gihe. Niba wakoze ibyiza ntabibona, ahubwo ahora abona ibibi byawe gusa. Ukagerageza no kumutetesha, ukamushimisha. Niba wanakoze amakosa ukamubwira sheri wanjye mbabarira, ariko akabona amakosa cyane kuruta ibyiza byawe. Menya ko umugabo wawe uri kuguca inyuma, niba buri gihe ahora akugerekaho amakosa ntabone ibyiza byawe, agahora abona ibibi byawe gusa. Sheri wanjye rero, mugore mwiza, niba ibyo bintu ubibona ku mugore wawe, ku mugabo wawe, tuza wubake. Umugore w'umutima yubaka urugo rwe, ariko umupfapfa ararwisenyera. Wowe gerageza ushaka uburyo ubigenzamo, umugabo wawe wenda azatuza, wikisenyera urugo. Uyu munsi biba bimeze nabi, ariko ejo bikamera neza. Wowe tuza gusa wubaka urugo rwawe, nicyo nakubwira. Rero njye nibyo nababwira, gusa ni byinshi, nibyo nababwira. Niba mubibona ku bagabo banyu, mushaka uburyo mubigenzamo, nyine batazongera kujya hanze y'urugo. Ibyo nababwiye byo kuba mutiyitaho, niba mwageze mu rugo mukarambya, mubireke, muse neza, mwitera akaruje, agatiro, muse neza, mujye muri salo, kuko ibyo byose bajya kureba hanze namwe mwabikora, sibyo? Rero njye nitwa Tesi, mukore subscribe, like, share kuri Kamina Tesi TV show. Ubundi njye bagezaho ibiganiro byiza. Ndabakunda cyane. Bye bye.